Imana yacu ibwira abantu bana banjye mwe mujye mwibuka ijambo mwasabye iwanjye. Uyu munsi ndifuza ko tuganira nanone tukaganira ijambo naryo rimwe nk'iryo twabonye ubushize. Iryo twabonye ubushize muraryibuka? Yego. Ubushize twabonye iki? Amaso. Uyu munsi rero tugiye kwiga amaboko. Haleluya. Amen. Tugiye kwiga amaboko. Ngira ngo muzi yuko mu buryo bw'abantu, cyangwa twese tuzi ko mu buryo bw'abantu umuntu agira amaboko abiri, sibyo? Ariho intoki 10 n'ibiganza 2, sibyo? Umuntu agira amaboko abiri, hariho ibiganza 2 n'intoki 10. Iyo bitameze gutyo biba bidasanzwe. Hari abantu bakunze kugira ikiganza kiri intoki 12. Biba byagenze bite? Yazanye indegeye. Ejo bita indegeya cyangwa se uburegeya bitewe n'ahantu. Nukuba rero amaboko ni igice kimwe mu bigize umubiri w'umuntu nk'uko tubyiga mu ishuri. Yego. Ni igice kimwe mu bigize umubiri w'umuntu nk'uko tubyiga mu ishuri. Hari nk'uko twabyize mu ishuri batubwira yuko umubiri w'umuntu ugizwe n'umutwe, igihimba n'amaguru n'amaboko. Ntekereza yuko mu ishuri cyangwa se nk'uko ababyeyi batwigishije, amaboko tuyaziho ibintu byinshi. Iyo umuntu ahinga akoresha amaboko, umuntu iyo baza akoresha amaboko. Mbese hari ibintu byinshi mu mirimo dukora, ndetse abantu babikuyemo terime ivuga ngo imirimo y'amaboko. Ni ukuvuga ngo hari imirimo myinshi dukora abantu bita imirimo y'amaboko. None dushobora kwibaza tuti, ese muri ubwo bwenge bwacu bwa kimuntu cyangwa muri ubwo bwenge bwacu bw'abantu, Imana nayo uko twita amaboko cyangwa se icyo twita amaboko ni nacyo Imana yita amaboko? Ese ubwenge bwacu dufite nta tandukaniro riri hagati y'ubwenge bwacu n'ubwenge bw'Imana? Imitekerereze yacu n'imitekerereze y'Imana, imikorere yacu n'imikorere y'Imana, aho ntibishobora kuba bihabanye. Yego. Niyo mpamvu tugenda twiga ikintu kimwe ku kindi kugira ngo tubashe gusobanukirwa, kandi mu byo tumaze kwiga tumaze kubona ko hari itandukaniro hagati y'imitekerereze y'umuntu, hagati y'imikorere y'umuntu n'imitekerereze y'Imana n'imikorere y'Imana. Uyu munsi rero tugiye kwiga amaboko. Kandi muzi yuko iby'Imana tubimenya twifashishije igitabo cya Bibiliya, sibyo? Igitabo cya Bibiliya, reka nacyo tuba aricyo twifashisha, maze twifashishije Bibiliya turebere hamwe niki Imana yita amaboko. Reka dusome mu Itangiriro igice cya 42 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. Itangiriro igice cya 42. Yego, urasoma cyane. Umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. Yosefu yibuka za nzozi yabaroteye, arababwira ati, ntabwo ari uri gusoma. Itangirira igice cya 42
ku murongo wa 9 niho Yosefu yibuka za nzozi yabaroteye. Saho. Yego soma. Yosefu yibuka za nzozi yabaroteye, arababwira ati muri abatasi. Yego. Muje gutata aho igihugu gifite amaboko make. Haleluya. Nukuvuga ngo kumve n'igihugu nacyo kigira amaboko. Amaboko y'u Rwanda se abahe? Cyangugu, Gisenyi, Ruhengeri, Ikibungo. N'abanyarwanda niyo maboko yacu. Abanyarwanda niyo maboko yacu. Ngwanga ayo maboko yanyu niyo maboko y'igihugu. Turaza kubibona, niyo mpamvu yo kwiga. Twe tuzi ko amaboko ari ay'umuntu, ari igice cy'umubiri, none kumbe n'igihugu kigira amaboko. Icumi. Baramusubiza bati siko biri databuja, ahubwo abagaragu bawe tuzanywe no guhaha. Yego. 11. Twese tuva indimwe, turi abanyakuri, abagaragu bawe ntituri abatasi. Arababwira yego siko biri, ahubwo gutataho igihugu gifite amaboko make niko kubazanye. Urumva ko igihugu nacyo kigira amaboko. Yego. Ubwo ntibivuye ku mubiri w'umuntu ntibigiye no ku gihugu. Nukuvuga ngo abatasi ni abantu bakora umurimo wo kuneka muri twese arutabizi. Yego. Ni ijambo ryakoreshwaga ku bantu bifuza gutera igihugu ngo bakigarurire. Yego. Nukuvuga rero iyo ugiye gutera igihugu ugomba kureba aho imbaraga zacyo ziri, aho bafite ubushobozi, aho uburyo wakoresha kugira ngo ubarwanye ubaneshe. Ngiki cyo hariya bisa amaboko. Imbaraga z'igihugu ziswe amaboko y'igihugu. Dukomeza mu itangiro mu gice cya 48 ku murongo wa 12. Urigira imbere gato, igice cya 48 ku murongo wa 12 kugeza ku wa 16. Igice cya 48 umurongo wa 12. Yego. Haravuga ngo Yosefu abakura hagati y'amavi ya se, yikubita hasi yubaha. Yego. Yosefu abajyana bombi, arabamwegereza, afatisha Efurayimu ukuboko kwe kw'iburyo, amwegereza ukuboko kw'ibumoso kwa Isiraheli. Yego. Afatisha Manase ukuboko kwe kw'ibumoso, amwegereza ukuboko kwa Isiraheli kw'iburyo. Nukwanga inkuru bari kudusomera ugeze ku murongo wa kangahe? 14 komeza 15. Isiraheli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi, arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko ye abizi kuko Manase ari we wari imfura. Amen. 15 nisimbuke. 15 yego. Asabira Yosefu umugisha ati Imana ya sogokuruza Aburahamu na data Isaka bagenderaga imbere, Imana yantunze mu bugingo bwanjye bwose ikageza ubu. Yego. 16. Marayika wancunguye mu bibi byose, ihe abahungu umugisha, bitirirwe izina ryanjye n'irya sogokuru Aburahamu na data Isaka, bororoke babe benshi cyane mu isi. Amen. Nukuvuga ngo Yosefu ari muri Egiputa yabyaye abana babiri. Abyara uwitwa Yosefu, abyara na Manase. Igihe umuryango we wose wari umaze kumusanga muri Egiputa, noneho na papa wabo washaje, byabaye ngombwa yuko
ahesha umugisha abana ba Yozefu. Ari naho yavuze yuko abana ba Yozefu yabyariye muri Egiputa nabo babaye abana be, biyongereye mu muryango wa Yakobo, abahesha umugisha. Noneho bari bazi ko Manase ari we mukuru. Umukuru ni Manase cyangwa ni Efurayimu? Bari bazi ko umukuru ari Efurayimu, niwe wagombaga kuba umukuru w'umuryango. Manase muto akayoborwa. Bari bazi yuko kugira ngo umuntu ahabwe umugisha bamurambikaho ibiganza ku mutwe. N'uyu munsi abantu benshi niko tubizi. Ego, nituza kumara kumenya amaboko turasobanukirwa n'ibiganza. Ni ukuvuga ngo buri kuboko kugira n'ikiganza. Bishatse kuvuga ngo ubwo amaboko ari abiri hariho n'ibiganza bingahe? Bibiri. Bafashe rero ukuboko kw'iburyo bagushyira hejuru ya Efurayimu. Ego, ukw'ibumoso bagushyira hejuru ya Manase. Yakobo we bitewe n'icyo yari agiye gukora n'icyo Imana yamweretse, arahindura ukuboko kw'ibumoso agushyira kuri Manase, ukw'iburyo agushyira kuri Efurayimu, agira amaboko nk'umusaraba. Ego, turi kuvuga amaboko, wowe uri guhita utekereza ayangaya yawe. Nituza kumara kumenya amaboko mu buryo bw'Imana, kuko ibyo Yakobo yakoraga byari iby'Imana, nibwo uri buze guhita wumva ikintu yakoze. Ego. Dukomeze kuva igice cya 3 umurongo wa 19 n'uwa 20. Kuva igice cya 3 umurongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda. Yego. Naho namushyiraho amaboko akomeye. Imana iri kuvuga ngo urabona Farawo niwe wari umwami wa Egiputa. Ego, ubwoko bw'Imana aribwo Abayisiraheli cyangwa Abaheburayo bari muri Egiputa. Imana yari igeze igihe iravuga iti ngiye gukurayo ubwoko bwanjye. Batuma Mose, yari yaranahabaye, baravuga ati genda ubwire Farawo arekure ubwoko bw'Imana bugende. Ego, buve mu bubata bwo muri Egiputa cyangwa se mu Misiri. Ariko arangije abwira Mose ati nubwo namushyiraho amaboko akomeye. Haleluya. Nuko ngo hariho amaboko yoroshye n'amaboko akomeye. Urumva ko none bihinduye imvugo. Turaza kumenya n'amaboko akomeye n'ayahe n'amaboko yoroshye n'ayahe. Aravuga ati ariko ntabwo yabarekura ngo bagende. Farawo nawe ntabwo yari yoroshye. Reba Imana nayo iramutinya. Ati niyo namushyiraho amaboko akomeye ntabwo yabarekura. 20. Nanjye nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yaho, nyuma yabyo azabareka. Haleluya. Imana yo ikoresha iki? Ukuboko kumwe. Imana ntabwo igira amaboko. Ego, Imana igira ukuboko kumwe. Zikuza kubitandukanya. Umuntu agira amaboko abiri, Imana igira amaboko kumwe, igira ukuboko kumwe. Urumva ko dufite impamvu yo kuza kwiga. Hari amaboko hakaba n'ukuboko. Nkuko twabonye amaso hakabaho n'ijisho. Ego, komeza. Yesaya 59 umurongo wa mbere. 59 aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Kuki batavuze amaboko y'Uwiteka? Imana igira ukuboko kumwe. N'ugutwi kwe kwapfuye ngo ananirwe kumva. Imana igira n'ugutwi
kumwe. Kabiri, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Kugira rero ngo usenge Imana igusubize, Imana ikoresha ukuboko kwayo mu kugusubiza kumwe. Njya nshaka kubaza abantu bambwira ngo bavugana n'Imana niba barayibonye. Imana ntabwo igira ibintu bingahe bibiri, igira kimwe. Igira ukuboko, igira ukuguru, igira ijisho, n'ibindi byose ni kimwe. Yego, umuntu se noneho bavugana, noneho tekereza nk'umuntu, tutekereze nk'abantu. Imana niba imeze nkatwe ugabanyijemo kabiri, yabivuga ite? Tekereza ko impamvu Imana yatwihishe ntituyibone ishobora kuba iteye ukuntu kubi. Tekereza nkaho wagufata agasaturamo kabiri, akaguru kamwe, akaboko kamwe, ijisho rimwe, ukagira ngaho vuga twumve. Ibintu wavuga ntabwo byakumvikana. Yego, niyo mpamvu dukwiye gukomeza tukagira umwete wo gushakashaka kugira ngo tumenye Imana by'ukuri, kuko abantu batekereza ko Imana imeze nk'umuntu. Ahubwo ariko mbizi, nawe niko wari ubizi, kuko niba Imana ifite ishusho, twaremwe mu ishusho y'Imana. None Imana igira akaboko kamwe, ugutwi kumwe, ukuguru kumwe, ibintu byose ni kimwe. Ubwo twebwe turi mu ishusho y'Imana. Dukomeze. Niyo mpamvu yo kwiga, buri muntu wese ufite umuhate nibwo azasobanukira Imana. Tureke gutekereza Imana nk'uko tuyitekereza mu bwenge bwacu. Yego, kuva igice cya 9 umurongo wa 33 turi cyavuga ku maboko. Yego, kuva igice cya 9 umurongo wa 33 nurangiza urajya ku cya 13 ku murongo wa 3. Igice cya 9 umurongo wa 33. Yego, Mose ava mu rurembo imbere ya Farawo, aramburira Uwiteka amaboko. yego, guhinda kw'inkuba n'urubura birashira. banzo hagarara gato. Mose ntituzi ko Imana iba hejuru. Mose avuye kwa Farawo, bari bamuteje icyago cy'urubura. Farawo aravuga ati mumfashe rwose, ibintu bimeze nabi, munsabire imbabazi ku Mana. Mose arasohoka, amaze gutera ibitugu Farawo, aramburira Imana amaboko, ibintu byose birahagarara. Haleluya. None uyu munsi iyo usenga ufite ibibazo, usenga warambuye amaboko? Niko musenga? Umuntu niba ushaka kugira ngo Imana ikumve, ugomba kuyiramburira amaboko. Icyo uvuze ako kanya ihita igikora. Ntabwo ubona impamvu abantu basaba ntibahabwe, nuko basaba nabi. Niyo mpamvu Yakobo yabivuze mu gice cya 4 ku murongo wa 3 ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Umuntu w'Imana yagiye gusenga arambura amaboko. Icyo uvuze cyose Imana ihita ikumva. Ariko usanga abantu bari hariya mu izina rya Yesu, izina rya Yesu, abantu bakubise hariya hirya no hino. Uri kwikubita wowe ubwawe. Umuntu w'Imana yasenga agira gute? Nitumara kubona amaboko uraza kumenya ko nawe uzagiye arambura. 13 umurongo wa 3. Naho kuva igice cya 13 umurongo wa 3 aravuga ngo Mose abwira abantu ati, yego, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeyo amaboko. Ntimuzagire imitsima yasembuwe muri. Twavuze umurongo wa 3. Uwiteka yabakuje muri Egiputa amaboko. Ubwo yari amaboko yande? Y'Imana. Yego, ntabwo yarakira y'Imana. Twavuze ko Imana igira ukuboko itagira amaboko. Ubwo ni Imana yakoresheje amaboko yande? Ya Mose. Iyi Imana ifite ikintu ishaka gukoresha amaboko abiri, ikoresha umuntu wayo.
iyo ifite ikintu ishaka kwikorera ubwayo igakoresha ukuboko kubera ko Imana igira ukuboko mubyumve neza, umuntu agira amaboko abiri. Wowe iyo ushaka kugira icyo usaba Imana uyashyira hejuru. Iyo Imana ishaka kugukoresha igukoresha ikintu gisaba amaboko abiri, ikoresha umuntu. Ibyo birimo kumvikana. Iyo Imana ifite ikintu gikeneye amaboko, imbaraga z'umuntu, ikoresha umuntu. Iyo Imana ishaka kwikorera ikoresha akaboko kamwe. Ubwo muraza kumbwira akaboko k'Imana ni akaryo cyangwa ni akamoso? Biraza kumvikana, agenda kazi uri bugikore ndamugurira fati ubundi ni akaryo ni akamoso. Yego ahubwo muhite muragisubiza. Muratekereza ko Imana igira akaboko k'iburyo cyangwa akamoso? Ni ak'iburyo. Joseph ni iburyo. Mama ni iburyo. Papa ni iburyo. Ni ak'iburyo. Mwese murumva ko ari ak'iburyo. Amafaranga yanjye yarakize. Imana igira akaboko k'ibumoso. Niyo mpamvu iyo ishaka ikintu kiri bukoresha amaboko yombi, yongera haka umuntu kw'iburyo. Bishatse kuvuga ibumoso ni ibibi, iburyo ni ibyiza. Niyo mpamvu umuntu yaremwe asabwa kujya akora ibyiza gusa. N'umuntu uri mu ishusho y'Imana agira akaboko kamwe k'iburyo, akagira ijisho ry'iburyo. Murabyibagiye ko twavuze ngo ijisho ry'iburyo riri gushuka gukora, uzarikuremo. Ukuboko kw'Imana ni ukumoso. Niyo mpamvu Imana yemerewe gukora ibibi n'ibyi. Iyo ishaka gukora ibibi irabyikorera yo ubwayo. Twebwe abantu tubana n'ibibi ntabwo Imana yabishakaga. Shaka ko twe dukora ibyiza, hanyuma igatunga ibibi ikabikoresha mu guhana abakoze ibibi. Niyo mpamvu abantu kuba tugerwaho n'ibibi ni uko natwe twagize amaboko abiri. Undi umuntu nawe akaba yagira ukuboko kumwe kw'iburyo, Imana ikagira kw'ibumoso. Yashaka gukora ibibi n'ibyiza igakoresha umuntu hamwe n'abamarayika. Akaboko k'Imana ni akaryo ni akamoso. Ni akamoso. Umuntu nawe yagombaga kugira akaryo, Imana ikagira akamoso. Yego. Muri kubishidikanyaho? Dusomere kugira ngo babyumve neza. Banza dusomere Samweli wa mbere igice cya 2:6 kugera ku 8. Ni umurongo nzanyemo kugira ngo mubyumve ko ibyo ndi kuvuga ko. Samweli wa mbere ntabwo wari uri mu nyigisho. Ni Samweli wa mushake handi hano muhandika. Uzaza mu zindi nyisho z'imbere. Samweli wa mbere igice cya 2:6 kugeza ku 8. Mwumve umurongo wa 6 kugeza ku 8. Samweli wa mbere 2:6 kugeza ku 8. Aravuga gute? Mwisomere mwahabuze. Soma vuga cyane. Uwiteka arica. Uwiteka se niwe Mana? Yego. Ni uri kuvuga ngo arica? Soma neza. Ntari gusoma nabi. Uwiteka arica. Bishatse kuvuga ngo Imana irica? Agakiza. Aranakiza. Yego. Agashyira ni kuzimu. Kandi agakurayo. None se ubwo Satani wakora iki? Nikomeza. Niba Imana yica ikanakiza, abantu birirwa bavuga ngo turwanya Satani baba bavuga iki? Arica akajyana ikuzimu. Akujyana n'ikuzimu akagukurayo. Komeza umurongo wa 7. Ni wa 7 no 8. Yego. Uwiteka arakinesha. Kuma abantu babakene birirwa bavuga ngo Satani ngo yaratugoye. Ni Imana yagize ite? Yabikoze. Agakenura. Aranakenura. Acisha bugufi agashyira hejuru. Nujya kumva umuntu runaka bamufunze. Ni Imana yashatse kumucisha bugufi. Aba yarakabije. Aba yarashatse kwishyira hejuru ngo ayisumbe, igucisha bugufi. Yego.
ndagira ngo mbereke rero ntuzongere kuvuga ngo Imana ni urukundo, ngo Imana ngo iradukunda. Apana, niyo ukosheje iraguhana. Imana izaba uri urukundo mu gihe nawe uri gukora ibyiza, uri gukoresha ukuboko kwawe kw'iburyo. Twakomeje. Dukomeze udusomere noneho mu Baroma igice cya 15 ku murongo wa 4. Abaroma igice cya 15 mu murongo wa 4 aravuga ngo yego, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha buhoro buhoro. Aleluya. Niba turi kwiga amaboko, niba turi kureba ukuboko kw'Imana, bikaba byaranditswe kera bikandikwa mu gitabo cya Bibiliya, aleluya, nuko bikubiyemo inyigisho, byandikiwe kutwigisha. Yego, niyo mpamvu dukwiye kumenya amaboko asobanuye iki, amaboko atwigisha iki. Yego, numara kumenya icyo atwigisha, uze gusubira muri ya mirongo yose twasomye, urahita ugenda ukuramo icyo Imana yashaka kukubwira wowe. Icyo utaruzi ni amaboko. Ahantu hose handitse amaboko uraba utangiye kubasha kwimenyera ubutumwa bw'Imana yashaka kuvuga. Niyo mpamvu mu kwandika Bibiliya Imana yagiye ishyiramo kode, yego, kugira ngo ibyayo bitazakoreshwa uko abantu bishakiye, cyangwa abantu bayo, abantu batari abayo batazamenya amabanga yayo. Ayo makode niyo tugenda tugusobanurira. Niyo mpamvu twakwigishije amaraso, tukakwereka umuntu, tukakwereka isi, tukakwereka isi n'ijuru, tukakwereka amazi. Ni amakode Imana yagiye ishyiramo wowe, kuko wari usanzwe ubizi mu bwenge bw'abantu, kumbe mu bwenge bw'Imana atari icyo ishaka kuvuga. Uko ugiye umenya ayo makode, ni kugenda umenya ubutumwa bw'Imana bukubiye muri iki gitabo cya Bibiliya. Iki gitabo cya Bibiliya nta wundi kibwira, ni wowe muntu. Ibikivugwamo byose ni ubutumwa buvuye ku Mana bakakubwira. Ibihe byose nta n'ikizagisimbura, ariko kugira ngo byumve no kubona umwarimu wo gufungurira ayo makode. Umuntu baricara bakavuga, ubajije Papa Alex arabizi, ni yego, Papa Claude, abantu benshi b'abahanuzi bavuga yuko umusozi ari iki mu buhanuzi, bakoresha ubwenge bw'abantu. Bavuga ko umusozi ari iki? Ari ibigeragezo. Yego, ariko umunsi tuziga umusozi muzasanga ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo, nibyo abantu bizaniye mu bwenge bwabo. Yego, umusozi ni igitaka kirunze kigasumba ikindi gitaka. Yego, wamaze kumenya igitaka nibwo umenya n'umusozi icyo ari cyo. Waba utazi igitaka ukamenya umusozi? Numva ni amakode runaka Imana yagiye ishyiramo kugira ngo ntibizamenywe n'umuntu wese. Niyo mpamvu bakubwira ngo Yesu ni ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi. Noneho Yesu ntabwo yari umuntu, yari ikibuye. Ikibuye udashobora kubakisha se kidafite forume. Niyo mpamvu uzasanga n'ibuye rindi y'abubatsi bagiye kugira ngo kubita bakaricoga hanyuma Bibiliya ikagaruka kuvuga ati uri kubaka inzu y'Imana ugomba gukoresha ibuye ryatunganyijwe, we ntacyo ugomba kuricongaho. Ntabwo wumva ko imvugo y'Imana none ibaye umwihariko, utabashije kubona umuntu wayo watumwe. Nabwo si buri wese, ntabwo abantu iki gitabo cya Bibiliya bagitungiye ubusa. Yego, niyo mpamvu rero ibyanditswe kera byose byandikiwe kugira gute? Kutwigisha. Ibintu byose byanditswe muri Bibiliya kugira ngo bisobanukirwe, ngombwa ubanze wicare mu ishuri bakwigisha. Urebe igitangaje, iyo umuntu ari kubyiga nta minerivare bamwaka, kandi abantu bajya gutanga amafaranga ndetse menshi yo kwiga ibitari iby'Imana. Aleluya. Nuko rero mu buryo bwo mu mwuka, buri muntu wese afata aka kantu mu buryo bwo mu mwuka cyangwa se mu mvugo y'Imana. Amaboko asobanuye amasengesho. Amaboko ni iki?
ni amasengesho. Yego, amaboko ni iki? Ni amasengesho. Birumvikanye? Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka cyangwa mu mvugo y'Imana, amaboko asobanuye amasengesho. Aleluya. Amen. Niyo mpamvu amaboko ari abiri. Yego, kabiri ni ubwenge n'ibitekerezo by'umuntu. Yego, kugira ngo ujye gusenga ugomba ukabanza gukura mu bwenge no mu bitekerezo icyitwa ikibi cyose. Yego, niyo mpamvu iyo urambuye amaboko gutya hejuru urimo usenga, bari kwereka Imana ko nta kindi wishingikirijeho muri wowe uretse iki? Imana. Kwa ngo kumanika amaboko ni ukwerekana ko nta kindi kintu ufite uretse Imana. Icyo gihe icyo ubwiye Imana cyose iragusubiza ako kanya, nta nubwo itinda. Yego, noneho ku kuboko hariho ibiganza bingahe? Bibiri. Ibiganza nibyo biteretseho intoki. Intoki eshanu. Umuntu agira sanse zingahe? Amaso, amatwi, amazuru, umunwa n'amaboko. Nibyo byumviro bitanu bigize umubiri. Yego, wowe muntu niba umaze gutungana, yego, n'Imana nayo ikaba itunganye, bizagaragazwa nuko wubahiriza amategeko yose 10 y'Imana. Icyo gihe amaboko yawe yose n'ibiganza byawe n'intoki zawe zose biri hehe? Hejuru. Mu bwenge no mu bitekerezo byawe nta kindi kirimo uretse Imana. Yego, mu bikorwa byawe nta kindi kintu kirimo uretse Imana, no mu mategeko yawe yose nta na rimwe rigushinja. Icyo wasaba Imana ikakwima niki? Ntuzumve rero ngo gusenga no kumanika amaboko, reka da, ahubwo ni ukubutunganya mu bwenge no mu bitekerezo, mu bikorwa byawe no mu mategeko yose y'Imana. Aleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo icyo Imana yita amaboko ni Amasengesho. Icyo Imana yita ukuboko ni ibisubizo byiza. Niko kuboko kw'Imana. Iyo Imana ikuramburiye ukuboko kwayo ni ukubiguhaye ibyiza. Kukwima ukuboko ni ukuguha ibibi. Yego, birimo kumvikana? Uyu munsi navuze nitonze kugira ngo ajyane na buri muntu wari we wese. Muraza gufata umwanya mu mbazi. Yego, Luka 24:50. Amaboko ni iki? N'amasengesho. Niyo maboko dufite. Nta kindi kintu, nta zindi mbaraga z'umuntu uretse amasengesho. Yego, ngo twabonye ngo igihugu kigira iki? Amaboko. Amaboko yacu abantu rero ni amasengesho. Yego, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ajya mu ijuru. yego, 24:50. 50. Yego, Abajyana hanze, abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru, yego, abaha umugisha. aleluya. Yesu yafashe intumwa ze azijyana i Betaniya hanze. Si bari bagiye kujya ku mugaragaro. Arangije arambura amaboko abaha iki? Ubwo n'aya maboko yashyize hejuru. Ni isengesho yabasengeye, bagira umugisha, bahita bajya kwigisha. Nabikubwiraga. Ntabwo ari upfa kugenda. Aleluya. Iyo mpamvu ushobora kubura uyu munsi nabishatse, ni ijambo rimwe navuga sinzagarukira no ukajya wigisha, kandi ukajya wigisha nk'ibyo nari kwigisha. Mfa kurambura amaboko gusa nkaguhesha umugisha. Yego, ntutegereze kuzagira gutya. Nshobora kuba nicaye gusa nkicecekera nkavuga rimwe gusa, turaza kubibona. Aleluya. Nukwanga ibintu by'Imana ni ubwiru, abantu ntibashaka bace bugufi babushake, naho ibindi barimo barishuka. Matayo 12:13.
Matayo 12:13. Matayo 12:13 aravuga ngo maze abwira uwo muntu ati yego rambura ukuboko kwawe. Rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira, uhita gukira. Umuntu yari afite akaboko kavutse kararemaye, kugakiza byageze bite? Byasabye kakarambura. Haleluya. Umuntu kurambura ukuboko ntabwo bikiri ugusenga, ahubwo ni ugutanga. Niyo mpamvu mu gihe dusenga wasenze ukumva biranze, ugomba kwitabaza gukora ibikorwa byiza bigaragarira amaso, Imana ikaba ariho gufungura. Haleluya. Mu mubiri gutya ugafasha abarwayi, ugafasha imfubyi, ugafasha mu mubiri, Imana igahita araho kure. Akaboko kaba karahinamye ryari muri cyagiye utarekura, ubu uri kwiyimisha umugisha. Ntabwo nkubwiye ngo ujye guhereza buri muntu ubonetse wese, uhereza abarozi, uhereze n'abajya kugufungira ubuzima. Hereza umuntu w'Imana uri gukorera Imana, ibyo muhaye biragaruka. Haleluya. Icyo uko niko akaboko yakarambuye akerekeza kuri nde? Kuri Yesu. Utazajya guhabura abaturage muturanye b'abarozi. Hari umuntu yahereje umuntu amafaranga 2,000, namwe nigeze kubabwira ko duturanye n'uyu musi arahari. Abihereza niba ngari se wabo yagiye kubasura mu giturage. Umusaza afata amafaranga yashyira ahantu, aravuga ngo uyu mwana azongera gukora ku mafaranga ntakiriho. N'uyu muzi n'umuntu arakora, yarize, afite ubushobozi, ariko amafaranga yose abonye ntamenya hajya kugeza aba mu nzu 20,000 ananirwa kuyishyura. Yego. Ramburira akaboko umuntu usanzwe afite umugisha, ni uguhesha umugisha. Wa wundi nawe uri burambura amaboko ye n'ibiganza by'akabyerekeza hehe ku Mana, akaguhesha umugisha. Uwo niwe mugomba guha. Ntakajya kuvira mu rugo ntacyo abonye. Ntukajye nutemberera jya utemberera uwo, nuganiriza jya uganiriza uwo, kuko ibyo muvuganye, ibyo mufatanyije biba ari umugisha. Haleluya. Iyo usenga ugomba kurambura amaboko yawe ukayerekeza ku Uwiteka Imana. Nukuvuga ngo ntago ari gufata amaboko ukayashyira hejuru, nukuba muri wowe mu bwenge bwawe no mu bitekerezo ntacyo wishinja, mu bikorwa byawe ntacyo ushinjwa, no mu mategeko y'Imana ntacyo ushinjwa. Icyo gihe rwose urabasa dusoza imbere y'Imana, ufite uburenganzira bwo kugera ukavuga uti Mana uyu munsi ndashaka iki, ukarara ukibona. Amen. Naho ibindi byose abantu tuba turimo gukina. Yego. Niyo mpamvu tuzabigisha gusenga, buri kintu cyose gifite uko gisengerwa. Yego. Niyo mpamvu buri tuzabaha amaboko. Yego. Yego. Yakobo 4:3 kugeza ku wa 4. Yakobo igice cya 4 3 n'uwa 4. Papa Joseph wabyumvise, ugomba kugira amaboko. Amaboko hawe n'iki? Ni Imana. Ayo niyo uzajya ukoresha ibintu byose. Niyo Mose yafataga inkoni akayifata mu kuboko, yaranze akayerekeza hejuru, icyo ashaka cyose kikabaho. Yaranze akayishyira hejuru y'amazi hakabonekamo inzira. Ibyo byose ni ibintu tuzagenda twiga, n'ibanga ry'Imana ntago ari ugupfa kuri. Hari umuntu wifashe muri Afurika y'Epfo atumiza abanyamakuru abwira n'abantu ati uyu munsi ndagenda hejuru y'amazi. No mu Rwanda byabayeho ku Kivu. Ariko icyo nabonye, aho kugenda hejuru y'amazi yaragurutse. Biriya ni uburozi. Yagendaga aguruka. Ariko Yesu kugenda hejuru y'amazi yateraga urutambwe ku rundi. Nk'ibisanzwe nkuko yabari kugenda ku butaka. Urumva? Abantu rero babateka mutwe, aragenda akajya kuguruka. Yakerekanye uko agurukana nijoro agiye kuroga, akareka kubeshya agiye kugenda hejuru y'amazi nkuko Yesu yagenda. Haleluya. Agenda ndakuvuga amazina y'abantu. Dusomere. Yakobo igice cya 4:3 aravuga gute?
umurongo wa 3. Mm. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Yego. Mushaka kubyayisha irari ryanyu. Ngo niba ugiye gusaba Imana banza wisuzume amaboko yawe ntacyo afashe. Yego. Nta bindi bintu ufitemo ibyiringiro uyamanike hejuru. Bajya bakubwira ngo iyo umuntu ari ku rugamba agafatwa n'umwanzi, kuko buriya ku rugamba n'abanzi babiri barwana. Yego, buri umwe aba ari umwanzi wundi. Iyo ufashwe n'umwanzi rero ukamanika amaboko hejuru ntabakikwishe. Natwe rero bantu imbere y'Imana tumanike amaboko, twemera ibyaha, tubyihane, Imana iduhe umugisha yaduteganyirije. Umuntu ugifite ibintu agundiriye ntasambaze ngo sinamumeneye ibanga. Yego. Dusomere Matayo igice cya 5 ugeze ku murongo wa 10. Mare ku murongo wa 1. Igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza ku wa 10. Aravuga ngo muka amagambo aravuga ngo gusenga. Gusenga. Nimusenga. Koje kamaboko ari amasengesho. Noneho gusenga. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Iyo ni kondisiyo ya mbere. Niba ushaka gusenga Imana ikaguha kuramo uburyarya. Iki kintu cya mbere nabonye uburyarya. Yes. Ntacyo Imana yakumarira. Niba warakoze ikintu wacyemeye, niba bakubeshyera wabigaragaje ukareba ko Imana itajya mu ruhande rwawe. Uburyarya. Kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Umuntu warashaka kwiyereka abantu kandi abantu bareba inyuma, Imana yikareba mu mitima. None se urajya gusaba Imana ngo turi guhisha umutima wawe. Kumanika amaboko gutya ni ikimenyetso cyo kuvuga ko ntacyo wishinja mu mutima, mu bwenge no mu bitekerezo, mu bikorwa byawe no mu by'Imana yategetse. Hose uri iki? Uri umwere. Iyo nagiye ahantu mu byumba by'amasengesho nibwo mbere yuko nkusengera ndabanza nkakubaza uri umwere koko? Ni kimwe na bira byo kwatuza abantu ku mugaragaro n'icyaha mu maso y'Imana. Umuntu we nakwaturire ku giti cye kuko ni Imana ari kubwira. Niba kubeshya nawe biragaragara. Yes. Kandi igihe ntiwambeshya uko ijisho rya gatatu rirakora neza. Amen. Niyo umbeshye ndakwihorera ahubwo nturacyura umunyu n'ubundi niwe waje gusaba. Buryo uzareba umunyu ariko abanyarwanda bari bazi ubwenge. Umunyu nicyo kintu kidahenda kandi nacyo kintu gikenewe buri munsi. Iyo bamwe murakubwiye ngo uracyura umunyu uzajya umenya ko kutahaye ubusa. Haleluya. Twagiye komeza. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ingororano nuko abantu bazajya runaka ni umurokore arasenga mu cyumba cy'amasengesho arahanura ari kuririmba avuga ubutumwa nibyo uzatahira. Murongo wa 6. Woweho noneho nshuti bavandimwe twicaranye hano turimo kuganira. Woweho nusenga nujya gusenga ujya winjira mu nzu ubanza ukinge urugi. Ujye winjira mu nzu ubanza ukinge urugi. Inzu bari kuvuga. Haleluya. Izindi Bibiliya zongeraho ngo ujye winjira mu nzu yawe. Mu nzu yawe. Noneho uba muyakodesha. Ntabwo yemerewe gusenga. Uzinjira mu yihe nzu? Mu nzu bari kuvuga ni mu bwenge no mu bitekerezo byawe. Banza winjiremo wisuzume. Numara gusanga ko nta kintu na kimwe wishinja ubone gusenga. Uzasenga ute? Mana nta kindi mfite nunyima ni wowe ubushake bwawe. Urambura amaboko hejuru. Uhere kusenge so mwiherereye. Yego. Nuko so areba ibyiherereye. Yego. Ureba ibyiherereye azakugororera. Gusenga no kwiherera ntago ari kuvuga amagambo menshi. Kwiherera no kugira gute no kuza kwiga. Haleluya. Isengesho rya mbere no kuza kwiga. Ubu nibwo mwaje gusenga.
none se simwaje mufite icyo muje kunsaba sinyibahaye none se ntimutahanye ese iyo wagiye hariya mu cyumba cy'amasengesho utahana iki waretse guhinga waretse utahana iki uretse za reruya z'umurambararo sinzi ko za reruya hari abajya basetsa bavuga ngo habaye iz'umurambararo kuzizirizwe Olivier nawe amoko yazo nizo utahana n'umunaniro w'urugendo wagenze ariko uyu munsi waje kunsaba icyo Imana yampaye nanjye ndakiguhaye nugikoresha neza nawe ibyo ugiye gukora amasaha make uri busigaranye uvuye hano biragenda neza uzabona turi kumutesha umwanya we ntazagaruka yego nzi ko umwanya uzamara hano mu byo uzakora nawe uzunguka nzi yuko akaboko kawe nikarambuka yego ukareka kuba ikimuga abantu benshi ni ibimuga kandi mubona bagenda ari bazi ubwira umuturanyi wawe yarwaye kandi nta mitiweli yagiraga ariko tuzitanga bareba he mitiweli ni 3 ni gutereka umuntu muzima bura 3 bya mitiweli warambuye akaboko kayamutangira hanyuma none ukagabanya amagambo Haleluya abantu bafite amaboko yagize ati yamugaye kandi turabareba birata bagenda si twiza amaboko Imana ishimwe ukuboko kugomba gukora waruzi ko iyo umuntu mugiriye neza umumubereye Imana yego niyo mpamvu iyo umuntu atanga akoresha ukuboko kumwe nabyo nibyanyu by'ibinyabupfura byo guheza n'amaboko abiri ntumuzabyongereza umuntu n'ukuboko kumwe ni wowe Imana kuri we icyo yarakeneye ni wowe ukimuhaye none se niba yaragisaba Imana si wowe ukimuhaye Imana ye ninde none najye gushaka iyo mu ijuru izaba ari umuha jewe ngiye kugwandabaza nkubaze wizeye ko Imana yo mu ijuru ibuguhe ibyo ushaka yego yitegereze nasubiza mu mufuko si yo mu ijuru utegereje iyo ugiriye umuntu neza muri ako kanya ni wowe Imana ye iyo ugiriye umuntu imbabazi ku cyaha yagukoreye uwo munsi ni wowe uburi Yesu kuri we Imana ishimwe Haleluya amen iyo umuntu umugiriye inama uwo munsi ni wowe uburi umwuka wera kuri we mutekereza ko Imana ari ikindi kintu kiri ahandi kure kidakorera mu muntu tuzabibona mu minsi iri imbere nzabigisha Imana icyo ari cyo yego nubwo muzamenya Imana icyo ari cyo komeza twageza ku murongo wa 10 namwe nimusenga yego ntimukavuga amagambo muyasubiramo amagambo ntacyo avuze hato na hato nkuko abapagani bagira abapagani kumva ko naza akavuga ibintu byinshi ariko urumva ko hari icyo ari bukumari oya bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa Imana se nta matwi igira batweka igira ugutwi kandi buriya kumwe niko kumva cyane nuko ntimugase nabo yego kuko so azi ibyo mukennye Imana izi icyo buri muntu wese akeneye hano ataravuga ukuri kuza kwiga niko ibyaha bizajya bigenda bisubizwa nta nubwo ukeneye ko nkurambikaho ibiganza cyangwa umusengera cyangwa wowe ngwino wige mbabazwa n'umuntu uza hano akanagiranirwa n'ubuntu kukwemera ko tuganira yego warangiza ntugaruke cyangwa warangiza ntugende ngo utegereze wihangana ubanze umanike amaboko hejuru nta kintu wasaba Imana ugifite ibintu upfumbati Haleluya rambura amaboko hejuru icyo usaba cyose uzagihabwa umurongo wa 9 umurongo wa 9 nuko musenge mutya muti nujya gusenga rero ujye uvuga gutya uti Data twese uri mu ijuru rekeraho naho uri bugarukire Data wa twese uri mu ijuru abantu rero bazi ko Data wa twese ari Imana yego namwe ariko mubizi muzi ko Data wa twese ari Imana wapi Data wa twese uri hehe mu ijuru Imana ntabwo iba mu ijuru gute rero Imana ntabwo iba mu ijuru icyo ni ikibazo muri buze kumbaza ndagisubiza mu bibazo Data wa twese uri mu ijuru Data wa twese niwe ugomba kuba mu ijuru icyo duhuriyeho twese ni iki ni Yesu n'ubwenge n'ibitekerezo yego
naho imana yo ni y'ababi n'abeza. None se niba uroga je nkaba niba duhuriye ubwo urumva ikiri muri twebwe ni kimwe. Ariko imana wiba wica uri iki ku mana nta kibazo, uri umuntu w'iki w'Imana. So gute rero ubwo ndaza kubisubiza. Niyo mpamvu amasengesho habaho amasengesho y'uburyo bwinshi. Yego hari amasengesho ya Yohana. Ayo Yohana yigishije intumwa ze. Nimushaka muzabisoma muri Luka mu gice cya 11 here ku murongo wa mbere. Bazakwereka kugira ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga nuko bari babanje kumuratira ko Yohana we yabikoze. Aje rero waravuga ati nimusenga mujye ngo data wa twese uri ni mujya gusenga mujye mubanza kureba mu bwenge no mu bitekerezo byanyu ko harimo ijambo nabigishije. Iri jambo niryo data wa twese, niryo kuryiga niko kuvuka, kuryigisha niko kubyara. Yego sinamaze gusubiza. Ubu murimo kuvuka mu Mana. Iso uri kubabyara ninde? Ntabwo ari jewe, ni ijambo rikubaza. Ijambo. Yego. Kandi iryo jambo niryo Yesu. Kuvuka rero ukabicyaremwe gishya n'ukwigira ijambo. Ukarishyira muri wowe rikaba ariryo rijya mu ijuru ryawe. Icyo gihe data wa twese abari mu ijuru. Haba amasengesho mabi. Umuntu arifata akajya akanyara rero ukajya resa hano hafi. Igitarama. Umuntu akagenda agafata ikibuye kinini akakikorera akazamuka ku musozi yaraheza akandikaho amazina y'umuntu bafitanye ikibazo akagihirika ku gasozi agasigara asenga umana ukiribuye rihiramye nawe azaba rikahirama. Umuntu aragenda akajya niba ari mu gashyamba gahari niba ari iki agafata niba ari igiti akandikaho amazina y'umuntu yanga yaraheza akakijya akagicucagura uko ndi kumutemagura nawe zasaje yaratemaguritse. Urabazi gusenga. Oya da niko abantu bigishijwe nicyo bita amasengesho mabi. Niyo mpamvu ngo murasaba nimuhabwa kuko musaba nabi. Haleluya. Abaho amasengesho y'indyarya. Amasengesho y'indyarya. Nibazanye ibiryo bagashyira hano ku meza. Abantu bakabitegereza iminota 20. Ninde uri busengera ibiryo? Urabisengera byabaye iki? Maze mu gusengera niho wumvira uburyarya. Mana ubyeze ubihumanure kuko byavuye mu isi yanduye. Ibyo biryo tugiye kurya ubitoraguye mu gitaka. Isi yanduye. Je araho ngeri yo musenze sindye. Kumbe bagiye kutugaburira ibyanduye wa. Wabikuye mu isi yanduye. None nibyo uje kugaburira abantu cyangwa uri umurozi. Yego. Kugeze kujya ahantu hamwe tujyanye n'umuhungu yari yarateye umukobwa inda. Ageze aho rwose umutima uramukomanga aravuga ati reka njye kureba umwana wanjye ndebe n'ibyo akeneye njye mufasha nubwo ntaritegura kugira gute gushaka. Turamuherekeza reka tuhageze baratwakira turarya turanezerwa ibyo kurya twe twabyijyaniye n'amayoga n'iki. Aho twamenyeye ko batatwakiriye neza twabyumviye mu isengesho. Tugiye guhaguruka baba ngo badusengere. Mana urakoze rero turagushimira ku bwabo bashyitsi bari baje Mana twari twagize ubwoba ko bazanye umuvumo urabizi n'abantu bakomeye none tugize amahirwe Mana turabakize bavuye hano mahoro Mana ujyane nabo maze igishobora byose ubane nabo igisumba byose nibashaka ntibazagaruke Mana twagiye bagira ubwo umuhungu yari umusirikare ndange turamuherekeza bumvise ko azaza rero bavuga ati noneho turapfuye turashize amamodoka twageze hariya buri muntu wese aparikiye tuvamo wa sibuka koko twari twabateye ubwoba baje bavuga ati Mana urakoze bavuye hano amahoro iri terabwoba ntibazarigarure Mana nashaka kuza ajyaza wenyine nibura mwana Ufise amasengesho y'indyarya baze kutubitubwira kare mu magambo twavuganye babishize mu isengesho.
no kuganira ze ko bari bibaganiriza bari baganiriza bakavuga ati ngo nta kibazo dufite ibintu tujye tubigeza gutya na gutya barangije babidukubitira mu isengesho. Iyo indyarya ziri gusenga niho menyera ibibazo bafite. Ibibazo wowe ntushobora kubyivugira ngo byature bagusengere, urategereza kujya kubishyira mu buryarya bwawe bwo gusenga. Haleluya. Abaho amasengesho y'abapagani. Abapagani basenga gute? Ninde mama dufatanye kuvuga ndakuramutsa Mariya. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uracyo dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Umva umupagani yiyaturiyeho ko bazajya bamusengera akazarinda apfa wari umunyabyaha. ntagiye azize Ibyo byose ni ukubura amaboko. Ni ukubura amaboko. Abapagani, niba hano hakiri umupagani ukirimo ambabarire rwose bikera. Agaho noneho n'amasengesho ya Yesu. Amasengesho ya Yesu ni 3. Irya mbere ni ukwiga, irya kabiri ni ukuvuga ikibazo cyose ufite ukakibwira mwarimu wawe. Uwo mwarimu niwe ufite ubushobozi, niwe ufite amaboko. Yego. amasengesho y'aba Yesu. Amasengesho ya Yesu. Yego. Amasengesho ya Yesu ni 3. Isengesho ya mbere ni ukwiga. Uyu munsi mwaje gusenga. Yego. N'ufite ikibazo niyo atakimbwira icyo nzi cyarataha cyasubijwe. Icyo abantu badakunze kwihanganira nuko ibintu bidasubizwa ku kanya. Kugira ngo usubizwe nuko nawe ugomba kuba umanitse, wasenze umanitse iki? Amaboko. Isengesho rya mbere ni ukwiga. Irya kabiri ni ukubwira mwarimu wawe ikibazo cyose ufite kandi ugakurikiza inama yose aguhaye. Yego. Yego. Isengesho rya gatatu. Irya kabiri ni ukubwira mwarimu ikibazo cyose ufite kandi ugakurikiza inama aguhaye. Irya mbere ni ukwiga. Yego. Ubu mwaje gusenga. Irya kabiri ni ukubwira mwarimu ikibazo cyose ufite kandi ugakurikiza inama zose aguhaye. Ushobora kuza ukambwira ikibazo, mwajye hari ikintu kiri hano kiramanuka kikakubitara kikongera kikagaruka, nkavuga nitaha birarangiye. Mwase umuntu utankozeho, umuntu asinze watashye. Kubyarangiye. Kandi ugakurikiza icyakubwira. Ugakurikiza inama zose aguhaye. Niyo mpamvu Yesu yagiye. Irya gatatu tugiye kukigeraho ndagisubiramo neza. Nuko ngo Yesu igihe yari ari mu bukwe bw'Ikana, inzoga zararangiye. Yego. Baratangira bazaganya ati inzoga ziravaye. Baraza Mariya agiye kumubwira ati se ko hano inzoga zashize. Yamusubije iki? Hamwe ati igihe cyanya ntabwo kiragera. Ariko aragenda abwira abantu uti icyo avuga cyose mugikurikiza. Aragije ahubwo ati mwuzuze intango 6 amazi. Kweri wowe amazi ushize mu kibindi bari bazi ko ari buhinduke divayi. Ariko ibyo akubwiye byose biko ubikore. Manishimwe. Irya gatatu rero ni isengesho twita kwiyuzuza n'Imana. Amen. Kwiyuzuza n'Imana. Nukwanga iyo umuntu akora imbaraga ziragabanuka. Ego. Ugomba kwiyuzuza n'Imana. Hari ibintu abantu bamwe bita ibyaha kandi atari ibyaha. Umwana agize gutya arakubakanye umunyujije agashari. Agize gutya egerayo wacyana ariko n'ibijye burimo. Ukumva ngo ni icyaha ukoze. Uko nukugabanukirwa. Yego. Nukugabanukirwa ntago ari icyaha. Yego. Umugore ashobora kujya gutya akajya guhinga nawe uvuye ku kazi waruje kurya ugasanga ntibirashya. Ntabwo muzi amasaha nzira kurya. Icyaha ukoze n'iki? Uramucyashye. Icyo gihe uragabanukiwe. Ubundi muntu muzima buri gihe nyuma y'amasaha 2 asengera isengesho ryo kwiyuzuza n'Imana. Tuzaribigisha ntimugire ngo ni umukino, muryumve gutyo muryitegure. Niyo mpamvu turi bategura. Ni buri gihe nyuma y'amasaha ngahe 2. Mu gitondo iyo ubyutse 3:00, 6:00, 9:00 gutyo. Yego.
tuzagenda buri kintu cyose kirigwa bavandi. Murayumvisha amasengesho ya Yesu? Ariyo yo hejuru nababwiraga rero, amasengesho ya Yohana, amasengesho mabi, amasengesho y'indyarya, amasengesho y'abapagani, guhera uyu munsi mutangire muyirinde. N'ukwishimisha tu. Ego. Umwanzuro rero w'isomo ryacu ry'uyu munsi, amaboko n'amasengesho. Yesu Kristo yigishije abigishwa be buri kintu cyose uko gisengerwa. Aleluya. Buri kintu cyose gifite uko gisengerwa. Nushaka ujye uzubwire mwarimu ati ko nkeneye amaboko ku kintu runaka, azajya kubwira uko gisengerwa. Hari isengesho ryo gusura umuntu wapfuye, hari isengesho ryo kujya gukura umuntu batabye mu marimbi. Bamwe muri hano ariko imitima yanyu iri mu marimbi. Hari abantu ugasanga umuntu ngo ntabyara, kumbe baragiye bafata roho ye bayishyira mu nsina. Insina igeze aho n'igitoki kirana barayitema kirabora. Uko n'umutumba w'insina uko waboze nawe niko uzapfa uboze utabyaye. Hari isengesho ryo kujya gukura y'umuntu uri aho ngaho. Ni byinshi. Buri kintu cyose kiba hano kuri isi gifite umwuka ujyana nacyo. Ego, gifite n'umwuka wo kukubuza kukigeraho niba ari icyiza. Ego. Nimo muzabona iyo utangiye kwiga inyigisho ugatuza ukagenda neza na mwarimu no mwisura gutya mu maso urahinduka ukasa neza. Ibintu uzajya kubona ko umuntu runaka ahora yasinze ntago ari we, bamuhishe mu nzoga cyangwa mu icupa. Niho esprit igira amahoro yari ku nzoga. Kuko runaka ntakora ku ifaranga bafite ahantu bayatabye, wowe niyo yabonye. Hari nayo ushaka ukayabura ugasanga mu rugo abantu bamaranye, we wayazanye mu ipantaro, niba uri umugabo ukavuze ngo n'umugore wayajyanye, kumbe ni bya bindi byayatwaye. Mureke kujya mwirwa mutongana mupfu gusa. Nuyabona tuza, nako nuyabura tuza. Nawe wayatwaye. Ushobora kugira gutyo ukajya kubona ukabona ugasanga umuntu afite amadeni nko mu gihugu cyose. Aleluya. Ukagira ngo nugukunda kugira amadeni, nibyo bamuroze ntago ari we, kandi ntashaka kukugeraho ngo uri mwime. N'uburozi ukugeza naho murashaka kujya akaguza na banki nkuru y'igihugu ikayamuha kugira ngo ntazayishyure. Hari aburi kuguriza bakaba aribo bayatwara. Ukagenda ugakoresha umunyo n'ikibuno niko bacu babivuga. Umuntu ukora amanywa na nijoro babango yakoresha ikibuno n'umutwe, ariko ukajya usanga ari wowe wambara ubusa, ari wowe utazi kurya neza, ari wowe uba ahantu habi. Kubera iki? Ni esprit yawe, ni umutima wawe, ni ubwenge n'ibitekerezo batwaye biri ahantu birirwa babikoresha uko bishakiye. Nuko ufata kuri computer ukajya ukirika hano ugashyira hano copy paste, nawe nuko birirwa bagukinisha. Nuko rero niba mwaragiriwe ubuntu mukamenyera ijambo, mutuze mukurikira inzira, tugendane neza, nibwo muzabona ubuzima bwose buri kugenda bugaruka. Yego, uwakugiriye nabi mubabarire, uwakugiriye neza mwiture neza yakugiriye, kuko nawe siwe. Ntago yayikugiriye kubera ko agukunze, ni Imana yamukoresheje. Uwakugiriye nabi ntago yabikukoreye kubera yuko akwanga, ni byande twita Satani, ni Imana yabishatse. Yego. Aleluya. Amen. Guhera uyu munsi dutuze, iyi niyo nzira yo kuri no gukiranuka, niko gutabarwa kwari. Ni mubishaka mubyemere, ni mutabishaka hari cyo nabatse, mwebwe muzabyibonera n'amaso yawe. Yego. Dusoresha umurongo uboneka muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Yohana 14. Yego, umurongo wa 12 kugeza ku 14. Aravuga ngo nukuri. Urumva ukuri kuje ari kubi. Hari ukuri wari waramenye mbere, hakaba n'ukuri tukuzaniye uyu munsi. Wewe bigereranye ushyire ku munzani. Nusanga ukuri kwa mbere ari kufite kwakugiriye umumaro, nakubwira iki ntuzagaruka. Nusanga ukuri tukuzaniye ari kuri kunguka, ariko wumva kuzagiraho kugeza,
duhana isaha n'igihe tujye duhurira hano. Ni ukuri ni kubiri. Niyo mpamvu hari ukuri kw'Imana hakabaho n'ukw'inzoka. Yego, hari ukuri ko mu mubiri hakabaho n'uko mu mwuka, kombi kugaragara nk'ukuri, ariko wowe hitamo, wowe wimenyera ukugufitiye umumaro. Yego, ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta. Haleluya. Ntabwo ari jyewe uri kwivuga. Kwizera jyewe ni ukwizera ijambo ndi kukuzanira, imirimo ndi gukora. Niba umbwira ikintu ejo kikarangira, niyo nawe ejo uzabikora ndetse uzanarenzaho. Kuko njya kwa Data. Ibyo turi gukora ni Imana yabiduhaye, natwe turabikuzaniye. Umurimo wacu ufite itangiriro ukagira n'iherezo. Ninsoza akazi ni wowe uzakomeza, kuko Imana ihora mu kazi. 13. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye. Icyo muzasaba mu izina rya Yesu. Gusaba mu izina rya Yesu ni ukumenya buri kintu cyose uko gisengerwa. Buri kintu cyose gifite uko gisengerwa. Ego, dufata urugero, umuntu ashobora kuza hano afite amadayimoni. Mwese nkababwira ngo nimuyasengere, bagatangira toka satani, toka satani. Gihe nshobora kuvuga ntifata ukuboko kwawe kw'ibumoso mutungeho urutoki, hanyuma noneho uvuge ngo toka satani, urebe ukareba. Urumva ibyo wavugaga je ntacyo mpinduyeho, ariko nkubwiye ko noneho uri butungeho urutoki. Nubona izina rya Yesu, izina ni umurimo. Ni umurimo uri gukora nk'uko Yesu yakabaye ari gukora. Gusaba mu izina rya Yesu ni kujya gute? Ni ugusenga nk'uko Yesu yabyigishije. Ntabwo ari ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo. Ni ugusenga nk'uko Yesu yagize gute? Yabyigishije. Uko gusenga nk'uko Yesu yabyigishije nibyo byitwa amaboko. Yego, ukuboko kw'Imana rero, kuko Imana ari isubiza. Iyo Imana itunze ukuboko utubona igisubizo. Amaboko ni iki? Ni amasengesho, tukaba tugomba kuyasenga ntacyo twishinja, mu bwenge no mu bitekerezo byacu, mu bikorwa byacu, no mbere y'amategeko y'Imana, kandi tukabikora nk'uko Yesu yabyigishije. Hanyuma ukuboko kw'Imana ni igisubizo kivuye ku Mana. kugira ngo iryo barwaza